Haleluya. Bene data nshuti, kongeye kandi kubaha kaze muri iki gitaramo cyacu cya buri mugoroba, cyangwa se muri iki gitaramo cyacu cya buri munsi, aho tuba turi mu gitaramo cyo kubohoka, igitaramo dukorera kuri Siloam Gospel TV, tugira ngo bongere kandi tubakire, bongere kandi tubabwire ngo kaze aho muherereye mwese, abari ku migabane itandukanye y'isi, abari mu masaha y'umugoroba nk'ayo turimo hano kuri uyu mugabane wa Afurika, n'abantu bose bari ku yindi migabane, abari mu masaha atandukanye, ariko turagira ngo tubabwire ngo kaze bene data, kaze muri iki gitaramo. Kandi turabizi neza kuko dusanzwe tubivuga, ariko kandi n'ijambo ry'Imana uko ritubwira, Imana yo mu ijuru niyo ifite imbaraga zo kubasha kukugirira neza, niyo ifite imbaraga zo kubasha kukubohora, niyo ifite imbaraga zo kubasha kwibuka no gusohoza amasezerano yose Imana yakugiriye. Uyu mugoroba ejo twari turimo tuganira tuvuga hejuru y'amasezerano, isezerano Imana yagiranye na Nowa. Uyu munsi tugiye gukomeza kugira ngo dukomeze kuganira hejuru y'aya masezerano manini, hejuru y'amasezerano makuru Imana yagiye igirana n'abantu z'umwihariko. Uyu munsi tugiye kuganira namwe hejuru y'isezerano Imana yo mu ijuru yagiranye na Iburahimu. Iri ni isezerano rikomeye, iri ni isezerano rikomeye mu buzima bwa Gikristo, mu buzima bwacu twebwe abariho uyu munsi, kuko niryo sezerano Imana isezeranya, kandi ni naryo sezerano Imana ivugiramo gucungurwa, izohererezamo gucungurwa, cyangwa se izasohorezamo isezerano rikomeye ryo gucungurwa kw'abana b'abantu. Reka tudatinze rero, kugira ngo tuze no gufata umwanya uhagije kugira ngo dusenge Imana, tugiye gusoma igitabo cy'Itangiriro, igice ni cya 15, dusome umurongo wa 18. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 15, dusome umurongo wa 18. Itangiriro igice cya 15, dusome duhereye ku murongo wa 18. Itangiriro 15 umurongo wa 18. Yego. Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 18, dusome. Yego. ngo haguruka. Kuri uwo munsi 15 umurongo wa 18. Yego, naho igice cya 15 umurongo wa 18. Bibiliya 15 umurongo wa 18. Yego. Gatsome. Kuri uwo munsi Uwiteka asezeranya Abrahamu isezerano ati, umva uko ijambo ry'Imana rivuze. Kuri uwo munsi Uwiteka Imana isezeranya Abrahamu isezerano iti, urubyaro rwawe, urubyaro rwawe nduhaye igihugu uhereye ku ruzi rwa Egiputa. Umva ngubwire, wowe urimo kunumva muri uyu mugoroba, ukageza ku ruzi runini ariko Efurata. itonde. Imana yo mu ijuru izisezeranya, ntabwo ari Imana isezeranya
ngo ninanirwa, ngo nirangize nanirwe gusohoza. Ni Imana isezeranya kandi ni nayo Mana isohoza isezerano. Ejo twavugaga ko ikibazo kiba hagati y'amasezerano Imana igirana natwe, akenshi nitwe ba nyirabayazana bo kwica ayo masezerano. Ariko Imana yo nta munsi n'umwe irasezeranya umwana w'umuntu ngo nirangize nanirwe gusohoza. Kuko iyo Imana idusezeranyije, iyo Mana nyine ni nayo ifite imbaraga zo gutuma, ni nayo ifite imbaraga zo kutubashisha, ni nayo ifite imbaraga zo kubasha gusohoza isezerano yadusezeranije. Imana ibwira Iburahimu, iramubwira ngo urubyaro rwawe nzaruha igihugu. Hariho amasezerano menshi Imana yagusezeranije, hariho amasezerano menshi wagiranye n'Imana, hariho amasezerano menshi mwavuganye n'Imana. Imana yo mu ijuru yiteguye kuyasohoza. Uyu mugoroba urimo kumva, urimo kuganira, urimo kumva aya magambo, usubize umutima inyuma, utekereze, wibuka amasezerano yose wagiranye, wibuka amasezerano wagiranye n'Imana, wibuka amasezerano Imana yakubwiye, wibuka amasezerano Imana yagusezeranije. Ayo yose Imana yiteguye, uko angana yose Imana yiteguye kuyasohoza. Usomye ubuhanuzi bwa Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11, biza bivuga ngo erega Mana izo wibwira kutugirira ngo ni byiza ntabwo ari bibi. Imana ikugambiriyeho, Imana ishaka kuko bikubaho ni byiza gusa, nta kibi na kimwe kibamo. Ibuka rero amasezerano Imana yakugiriye, Imana yaguhaye. Ibuka amasezerano Imana yagusezeranije. Imana imaze gusezeranya Iburahimu, komeza umurongo wa 19, igihugu cy'Abakeni, igihugu cy'Abakeni n'Icy'Abakenizi, n'Icy'Abakadimoni, n'Icy'Abaheti, n'Icy'Abaferezi, n'Icy'Abarafu, n'Icy'Abamoni, n'Icy'Abanyakanani, n'Icy'Abagiragashi, n'Icy'Abayebusi. Umva, ibyo bihugu zose Imana yo mu ijuru yari izi kuko birimo ayandi moko. Ariko Imana yo mu ijuru, kubera kuko yamaze kuvugana na Iburahimu, kandi kubera kuko Imana yari imaze gutoranya Iburahimu, iyo dusoma ijambo ry'Imana, Bibiliya itubwira ngo nyuma y'umunara, nyuma yo gusenyuka ko ku munara, abantu ngo bakomeje kwitwara nabi, ngo hakomeza kubaho gusenga ibigirwamana. Imana yo mu ijuru ngo iza guhitamo gutoranya Iburahimu, imutoranya ishaka kugira ngo imukure muri biriya bigirwamana. Imaze kumutoranya muri biriya bigirwamana, Aburahamu ngo yumvira Imana, yumvira ijwi ry'Imana, yumvira Imana imuhamagaye, imukura mu gihugu cyabo. Nubwo bitari byoroshye kuva muri kiriya gihugu, ariko Imana yo mu ijuru, iyo usubiye inyuma gato ugasoma igice cya 12, iyo usubiye inyuma gato ugasoma igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere, hero ku murongo wa mbere, 12 Uwiteka ategeka Aburahamu ati, umva, aha harimo itegeko. Imana itegeka Aburahamu iti, va mu gihugu cyanyu. Imaze kumutoranya iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, uje mu gihugu nzakwereka. Aha ngaho Imana yarimo yarimo imusezeranya. Iyo tugeze rero muri kiriya gice cya 15, niho Imana yarimo yuzuza iri sezerano, yarimo yuzuza aya magambo yari imaze kuvugana na Iburahimu mu gice cya 12. So mu murongo wa 2, uje mu gice cya 12, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. Cya gatatu, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Icyaka uzaba umugisha. Komeza. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Abantu bose bazakwifuriza umugisha nzabaha umugisha.
kandi uzakuvuma nzamuvuma, n'uzakuvuma nawe nzamuvuma, kandi muri wowe niho imiryango yose y'isi izaherwa umugisha. Uva muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aha usomye rero ndagira ngo narivuze ko aho Imana yarimo yuzuza, usomye igice cya 15, Imana yarimo yuzuza aya magambo yari yavuganye na Ibrahimu mu gice cya 12, imubwira ngo nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. Ariko si ukuguha umugisha gusa, uzaguha umugisha. Umuntu wese uzaguha umugisha nanjye nzawumuha, ariko uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Bavandimwe, torero ry'Imana, muri uko numva muri uyu mugoroba, ndagira ngo nongere mvuge gutya: iri sezerano iyo usoma Bibiliya ivuga ngo Imana iza guhamagara, iza guha Ibrahimu iri sezerano, kwari ukugira ngo amoko yose, amahanga yose, nation zose, ayo mahanga yose ahabwe umugisha, ariko kandi ntahabwe gusa umugisha, ahabwe n'umurage. Usomye urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 8 uhereye ku murongo wa 17, kiza kivuga ngo umwuka w'Imana ngo ahamananya n'umwuka wacu, ngo bikemezanya neza kuko turi abana b'Imana. Ngo ubwo turi abana b'Imana, ariko kandi ubwo twahawe ubwo burenganzira bwo kuba abana b'Imana, bikavuga ngo turi n'abaraganwa, turi abaragwa buriya murage. Uwo murage Imana yo mu ijuru yabudusezeranije muri Ibrahimu. Ni umurage w'isezerano, ariko si umurage utangwa kubw'amategeko. Ndagira ngo numvikane neza, uyu ni umurage, ni umurage duhabwa kubw'amasezerano, ni umurage Imana yasezeranije binyuze muri sogokuruza Ibrahimu. Ngira ngo wenda turaza kubivugaho tugeze mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya. Rero Imana kwari ukugira ngo itwuzurize muri Kristo Yesu, ariko muri Kristo Yesu, uyu Kristo Yesu yari kuzakomoka muri uru ruzaro, yari kuzakomoka muri iri sezerano Imana irimo kugirana na Ibrahimu. Iyo usoma rero Abagalatiya, reka dusome Abagalatiya igice cya 3, dusome umurongo wa 8. Igice cya 3 twihute dusome umurongo wa 8. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 8. Yego. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko ibyanditswe byo byamenye amagambo bitaraba. Ni ukuvuga ngo iyo ibyanditswe uko bivuga ibintu Imana yabivuze kera bitaraba, Imana ibisezeranya kera. Imana itazatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. Imana ntizatsindishiriza abanyamahanga. Soma neza aho ngaho. Ndashaka ko wasoma neza. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga. Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. Ibwira Aburahamu ubutumwa. Ibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bitaraba biti. Muri wowe nimwe amahanga yose azahererwa umugisha. Komeza igira hepfo. Nuko abiringira kwizera bazabahabwa umugisha na Aburahamu wizeraga, kuko we yizeye ibintu yizeye ibintu yabwiwe. Yizera Imana kuko Imana ifite imbaraga zo kubasha kubisohoza. Yizera kuko Imana yivuze izisohoza. Oh, haleluya. Yizeye neza kuko Imana nirangiza kuvuga icyo Imana yamusezeranije iri bugisohoze. Umva ko Imana yatanze iri sezerano. Imana yari kwigena isezerano ryo kuzacungurwa kwacu. Iramubwira ngo mu amahanga yose azahererwa umugisha muri wowe. Usomye urwandiko rw'Abefeso igice cya 1 umurongo wa 3, bizabivuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo
ngo ishimwe kuko ari nayo se, ngo kuko yaduhereye imigisha yose yaduhereye imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka ikayiduhera muri Kristo Yesu. Usome umurongo, simbuka usome umurongo wa 18 muri icyo gice. 18 Umurongo wa 18. kuko iyo umurage kuko iyo umurage uva mu mategeko, iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye, ntabwo waba ukivuye mu zasezeranijwe. ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeranije. Imana ntiyigeze iha Aburahamu uyu murage ngo iwumuhereze mu buryo bunyuzwe mu mategeko. Ntabwo umurage twarazwe, ntabwo umurage twasezeranijwe wanyuze mu buryo bw'amategeko. Ntabwo ari umurage nk'uyu nguyu duhabwa binyuze mu mategeko y'imiryango, oya, binyuze mu mategeko y'igihugu. Umurage tuzahabwa, umurage w'ubugingo bw'iteka, umurage wo kuzongera kwimana na Kristo, ni umurage wo mu isezerano. Ni umurage Imana yasezeranije sogokuruza Aburahamu. Imana isezeranya Aburahamu ivuga kuko muri we harimo hazakomoka, nimwo Kristo azakomoka, muri urwo ruzaro rwe nimwo Kristo azakomoka. Usomye ugeze mu gitabo cyo kubara bizabivuga Mose Baramu yabwiye Baraki aramubwira ngo ndimo ndarangiza, kamureba ariko nkabona kiri kure, kabona atarigira hino, ariko ngo nitegereza kamubona. Bavandimwe, ndagira ngo babwire, iri ni isezerano rikomeye kuri twebwe abakristo, kuko intego y'iri sezerano kwari ukugira ngo, cyangwa Imana yashakaga gutangiza ubwoko, cyangwa yashakaga gutangiza umuryango wa Isiraheli. Kandi muri uyu muryango, muri ubu bwoko, nimwe Imana yari yarasezeranije neza ko Kristo agomba kuzakomoka. Ariko kandi cyari kigamijwe n'icyari kigenderewe kwari ukugira ngo Imana yuzuza isezerano yasezeranije mu gice cya 3 cy'igitabo cy'Itangiriro, ubwo yabwiraga wa mugore ikamubwira ngo mu ruzaro rwawe nimwo hazakomoka haleluya, mu ruzaro rwawe hazakomokamo uzakandagira iyi nzoka, uzayimena umutwe, ariko kandi nayo ni gutangika gukomba agatsinsino. Imana rero yashakaga kugira ngo, imaze kubona abantu bakomeje kononeka, nicyo cyatumye ikongera gutoranya Iburahimu mu ntego z'iri sezerano. Kwari ukugira ngo Imana ikomeze izagere ku ntego, izagere ku buryo bwo gusohoza isezerano ryayo ryo kubasha kuzacungura twebwe abana b'abantu. Bibiliya ikavuga iki? Bibiliya ikavuga ngo nyuma y'iryo sezerano, nyuma y'ibi biganiro, nyuma y'aya masezerano yose Imana imaze kuyasezeranya Iburahimu, ariko kandi ngo Imana ntiyarekera gutyo, ahubwo ngo hazamwo ikigeragezo. Kandi icyo kigeragezo kiza giturutse ku Mana yonyine. Usomye igice cya 22 uhereye ku murongo wa 9 w'igitabo cy'Itangiriro, igice cya 22 uhereye ku murongo wa 9. Ariko mbere yuko dusoma icyo gice, ndashaka kuko uzafata umwanya ugasoma iki gice cyose cya 22. Imana yo mu ijuru igerageza Iburahimu, imusaba Isaka wari uvutse mu gihe mu zabukuru. Bibiliya ivuga ngo Isaka avuka, Iburahimu yari yujuje imyaka 100. Kandi Iburahimu Imana yari yaramusezeranije, imusezeranya uruzaro ruzakomoka mu rukigi rwa Zara. Imusezeranya kuko muri urwo rukigi, cyangwa se muri urwo ruzaro, arimo izagwiriza ayo mahanga, arimo uruzaro rwe ruzakomokwaho n'abantu bose bazaragwa uwo murage. Bukeye Imana yo mu ijuru iza kongera kugaruka, iramubwira ngo nubwo namuguhaye, ariko kandi ndashaka kuja kumuntambira. Bavandimwe, usomye igitabo cya Zaburi kiza kivuga ngo Imana yaramugerageje, ngo kandi iryo sezerano rye ngo ryaramugerageje kenshi. Iri sezerano Imana yari imaze gusezerana na Iburahimu, Imana irongera iragaruka, aba ariyo yongera kandi kuza kugerageza Iburahimu. Iramubwira ngo ndashaka kukuntambira umwana wawe umwe w'ikinege. Iburahimu ngo abitekerezaho kenshi, atekereza kuri aya magambo. Hari ibitabo bisobanura byinshi biza bivuga ngo Iburahimu yagerageje kugera umutima, yagerageje kwiburanya mu mutima, yagerageje uburyo bwose, ari kwishwe n'inkomanzi y'Imana, kuko Imana yo mu ijuru ari yari yaramumuhaye.
ngo bigeze ubwo Iburahimu yemera, ariko ngo agira umutima ashaka kwibaza niba ashobora kubwira Sara ayo makuru kuko agiye gutamba Isaka. Iburahimu ageze ubwo yemeza neza, aravuga ngo nubwo ngiye kumutamba ariko sinshobora kubwira Sara kuko ngiye gutamba Isaka. Agenda mu minsi 3, bigeze ubwo umwana muhindukirana aramubaza ngo papa ko mpaye mbona inkwi, nkabona n'ibindi byose bikwiye n'umuriro nkawubona, ariko se umwana w'intama w'igitambo turi gutambe ari hehe? Iburahimu ngo amusubizanya kwizera gukomeye. Umuririmbyi yaravuze ngo akamujibu pasipokuwa na shaka. Amusubizanya kwizera, aramubwira ngo umwana w'intama w'igitambo Imana yo mu ijuru iri bwirongere. Ariko yaramaze kubwira abagaragu be, arababwira ngo nimusigara ngewe n'uyu muhungu tugende tuje gutamba igitambo hariya ku musozi wa Moriya, ariko mukanya turongera tubagarukeho. Iburahimu ngo yizeraga neza ngo kuko Imana iri bumumugarurire kuzutse, nubwo yari yemeye kumutamba ariko ngo yizera kuko Imana iri bumumugarurire kuzutse. Bavandimwe murimo kunumva muri uyu mugoroba, bavandimwe turi kumwe, bavandimwe dutaramanye muri iki gitaramo cyo kubohoka. Ikindi Iburahimu yarimo yibaza gukunda ari bwongere kugaruka agatunguka imbere ya Sara atagarukanye Isaka. Urumva kuko cyari ikizamini, cyari ikibazo gikomeye, cyari ikizamini gikomeye ukuntu yari gutunguka imbere ya Sara atagarukanye Isaka. Ariko ngo amaze kubaka igicaniro, urumva kuko byamugoye. Ibitabo byinshi bisobanura, ariko yaje kumubwira, aramubwira ngo ni wowe ni wowe gitambo cy'uyu munsi. Iyo dusoma Bibiliya ntabwo izitubwira kuko Isaka yigeze amugora, kandi yarageze mu gihe yashoboraga kumugora kubera kuko se yari afite imyaka myinshi, we yari akiri muto, yari no kwirukanka akamusiga. Ariko ngo ntiyigeze amugora, yemera kuko amuboha, ngo amurambitse ku gicaniro, amaze komora inkota ngo agiye kuyitera, agiye kuyimwicisha, agiye kumwica. Imana yo mu ijuru ngo ibona kuko Iburahimu yamashije, ibona kuko Iburahimu adafite umutima wo kubasha kwerekerayo, atabashije gukora icyo Imana imusabye. Reka rero dusome cya gice cya 22 duhereye ku murongo wa 9, hanyuma ari naho tubuze gusoreza tukarangiza tugasenga. Tangiriro 22 umurongo duhere ku murongo wa 9 tumanuke. Bagera ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubakaho igicaniro. Aburahamu yubaka igicaniro, yararekaho za nkwi ngo arangize arambika inkwi ku gicaniro, aboha Isaka. Umva, aha niho twari tumaze kuvuga. Ndatekereza kuko bitari bimworoheye, ariko kubera kuko byari mu mugambi w'Imana, na Isaka ntabwo yigeze amugora, ngo afata Isaka aramuboha. Tekereze kuko kuboha umuntu muto w'imbaraga nyinshi, kandi wowe uri umusaza, ntabwo byari kumworohera. Ariko ntabwo Bibiliya izitubwira kuko Isaka yigeze amugora, aramuboha. Komeza. Aboha Isaka umuhungu we, yego, amurambikaho kuri ico gicaniro. Arangije aramufata amurambika kuri ico gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko, Aburahamu ngo akura inkota ye mu rwubati, arambura ukuboko, yenda wa musho ngo asogote, afata wa musho, afata ya nkota kugira ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru, Aburahamu, Aburahamu. Amubwira kwijwi rirenga, aravuga ngo Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Ngo amwitabana ijwi rituje, aramubwira ngo karame. Aramubwira ati ntukoze. Aramubwira ati ntukoze ukuboko, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, ntiyagira ikintu na kimwe umutwara, kuko umenye yuko ubaha Imana. Umva ijambo rikomeye. Imana iramubwira ngo menye neza kuko amasezerano urasezeranye nawe uzuyubaha. Abandi benshi bari baragiye bica amasezerano, ariko Imana imaze kugerageza Iburahimu, imaze kumunyuza muri iki kizamini, amaze kugitsinda, Imana ibonye kuko Iburahimu yamashije kugera ku rwego rwo gukura inkota ye mu rwubati, yarangiza akarambura ukuboko agashaka gusogota umuhungu. Ijwi ry'Imana riramanuka riramubwira ngo menye neza kuko unyubaha,
menye neza kuko ibyo mvuga uzuzuha kandi ukabishyira mu bikorwa. Komeza. Murongo wa 12. Yego. Aramubwira ati kuko umenye yuko ubaha Imana kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aramubwira ati ukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko ubaha Imana kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Utanimye umwana wawe w'ikinege. 13. Abrahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo yafashwe mu gihuru, amahembe y'iyo mfizi y'intama yarafashwe mu gihuru. Abrahamu aragenda yenda ya ntama, kuko ya ntama wenda yari kwirukankana ikamusiga, ariko Imana iyifatisha mu bihuru kugira ngo Abrahamu naza akayisanga arayifata ngo arayizana. Yego. ayitambamo igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Abrahamu yitaho hantu Jehova yire, kuko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizaboneka. Bavandimwe, Imana idufashe. Ngiri sezerano ukundi izatamba umwana wayo w'ikinege, ariko ibanza kubinyuza muri iki kigaragazo cya Ibrahimu arabyemera. Amaze kubyemera, Imana ngo imenya neza kuko ayikunda. Ndabizi neza abavandimwe, hariho byinshi mwagiye musezerana n'Imana, hari byinshi Imana yagiye gusezeranya, ariko kandi hari byinshi Imana izi gusaba, ariko kugira ngo bishirwe mu bikorwa ugasanga ni ikibazo. Hari byinshi Imana iduha, ariko kubishira mu bikorwa bikaba ikibazo. Ariko kugira ngo Imana imenye neza kuko uyikunda, Imana imenye neza kuko uyubaha, Imana imenye neza kuko ibyo yaguhaye cyangwa se ibyo yagusabye kuko ugomba kubishira mu bikorwa, nuko Imana igira ikigusaba, nuko Imana igira ikikubwira kandi ikagusaba kubishira mu bikorwa. Hari byinshi rero wakwibaza muri uyu mugoroba. Reka kubwire wowe urimo kuntu. Haleluya. Hari byinshi muri uyu mugoroba Imana irimo kugusaba, Imana irimo kukubwira. Hari byinshi yaguhaye, ariko hari n'ibyo igusaba. Hari n'ibyo wasezeranije kuko ugomba gukora, ariko utakoze, utashize mu bikorwa. Ariko kugira ngo Imana isohoze rya sezerano mwasezeranye nuko ubanza gushira mu bikorwa icyo wavuganye n'Imana, nuko ushira mu bikorwa icyo Imana irimo kugusaba. Icyo nyine Imana ihaye gusaba aba ari curekura, aba ari cutanga, kugira ngo Imana ibone uko isohoza ari amasezerano yose. Iri ni isezerano rikomeye ryo gucungurwa kwacu, iryo Imana yasezeranije Abrahamu. Reka dukomeze tuze kugeza ku musozo. Hera ku murongo wa 15. Yego, wa 22 murongo wa 15. Yego. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Abrahamu, ari mu ijuru ati, aramubwira ati ndirahiye umva, ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ungejeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, nuko no kuguha umugisha nzawugwiza, umugisha nzawuguha, no kukugwiza nzakugwiza. Urubyaro rwawe ruzahwana n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. Dusoreza aha ngaha. Ndirahiye Imana yo mu ijuru iyo imaze kubona neza ko izo yagusezeranije n'ibyo irimo kugusaba wamaze kuzuba ukabishira mu bikorwa, Imana yo mu ijuru izayirahira, yarangiza igasohoza isezerano yavuganye nawe. Tugiye gusenga n'Imana muri uyu mugoroba, ariko ndagira ngo wowe urimo kumva utekereze ibyo wavuganye n'Imana, utekereze amasezerano yose Imana yaguhaye, ariko utekereze kandi n'ibyo Imana irimo kugusaba kugira ngo ushire mu bikorwa, kugira ngo nayo yirahire ize isohoze ayo masezerano yose iyashire mu bikorwa. Reka dusengane rero.
mbingu zikiondoka, Haleluya. nchi zikitoweka, mwaminie ataona ahadi Mana yo mu ijuru, Mana ya Isiraheli, Imana izayirahira tugira gusohoza amasezerano yose yadusezeranije. Ariko hari byinshi aho yandikiye abaroma mutanga imibiri yanyu iyo bitabiriza muzera bishimwa n'Imana, ngo niko kuyikorera kwanyu, niko kuyikorera kwanyu gukwiye. Ariko hari n'ibyinshi, hariho na byinshi Imana yo mu ijuru ikomeza gusaba ubugingo bwacu. Data, ndasengana n'abamama, ndasengana n'abapapa, ndasengana n'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa muri uyu mugoroba. Hari benshi ukomeje gusaba, hari benshi ukomeje kubwira kuko bagomba kugira icyo bashyira mu bikorwa, bagomba kugira icyo bakora muzo wabasezeranije, muzo wabahaye. Mu izina rya Yesu Mwami, Imana itananirwa, Imana itajibura kwigira. Ni wowe Imana ifite imbaraga. Mu myaka 100 no mu myaka 90 wabasha kurema, ukaremera umuntu, ukaremera umwana mu nda ye, warangiza ugatuma avuka bikabaho. Muri iri byaravuze ngo ni wowe jambo, ni wowe wahaye Sara umwana w'umuhungu, amuremera muri we, aramuhereza, byose birarangira. Mu izina rya Yesu muri uyu mugoroba, mu izina ryawe Mana, umanurwe no kwirahira, umanurwe no gusohoza amasezerano ya buri wese, ariko kandi uhe buri wese umutima no kumushoboza kubasha gushira mu bikorwa icyo urimo kumusaba muri uyu mugoroba. Ndabagana igisani kibi n'intambara zose zigenda zirwanya ubugingo bw'abizera kugira ngo bananirwe gusohoza isezerano. Urakoze Mana kuko udufasha kugira ngo zose bibashe gukorwa kuko ubishaka. Ni mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'Umukiza wacu tubisenze. Amen.